byiza ubwo nzagaruka ikindi gihe nzongera kugira iki ibibazo. Niba Imana tuyikundira nyine ibisubizo ubwo nta kindi duhaye turagenda tukazongera kugaruka uko twashonje uko twagize ibibazo bikomeye. Ariko Imana y'urukundo ntabwo umuntu ayicikaho, ayihoraho, ayiguma iruhande, arayishakisha. Twageze no ku byiciro by'abakozi b'Imana cyangwa se abantu basenga Imana, tuvuye mu kwizera ku buryo butatu, none tugeze mu cyo bita ibyiciro. Ibyiciro hari uburyo abantu basenga, ukabona abantu barasenga ibintu biroroshye, ukabona abandi barasenga ibintu birakaze. Umuntu agasenga kakabira agakukubira agahangayika nkuko nababwiye ko ari igihe nasenze nanjye ndatagangara ndakukubira. Ese biba byagenze bite? Nababwiye ko ari igihe nabaga nagiye nitumirije, ntagiye nabanje gutega amatwi neza. Ku isoko rero ni muri Ndondora umenye, ni muri hahandi twinegurira, niho twambikirwa imbaraga nshyashya, niho ibintu byose bigendera neza. Hanyuma ibyiciro bitatu by'abakozi b'Imana, kandi n'icyo buri wese asabwa kuba rero muri pozisiyo, umwanya umwami nyir'urugo agushakamo, nicyo kintu gikenewe cyane kurenza ibindi. Umwanya mwiza, pozisiyo nakomeje kwisobanura ni terme ya gisirikare, ngo umuntu ari muri position, umuntu ari mu mwanya we ahagaze, ngo position yawe ni iyihe? Niba ukora mu murenge position yawe ni iyihe? Umwanya wawe ni uwuhe? Ushinzwe iki? Ushinzwe iki? Aha ngaha ese icyo ushinzwe gikora neza? Aha iyi position rero, icyo Imana dushakaho nuko umuntu wese aharanira kuba muri position Imana imushakamo. Twakomeje kuvuga mu ruziga rw'uburinzi, tukavuga ngo uburyo butatu bwa protection, ngo sleep protection ntimubyumve. Ubu ngubu turi ku cyo bita divine protection. Twatangiye tuvuga uburyo umuntu yirwanirira, akarwana nabyo nabyo, ariko nubwo twiyemera ngo turashoboye, wapi, hari aho bigira bikananira, hari umubiri ugera ukananirwa. Abantu bakuze bamaze kugira imyaka 60 nibo babizi. Ubundi kubyimba gutyo ko nyiri kumvamo iki, nyiri kumvamo agatege k'ubusore, ariko umunsi w'inkanyari izatangira kuza n'intege zitangira kugenda zibura mu mubiri. Abasirikare nabo batangira kugenda bananirwa. Ubwonko bwacu nabwo butangira kugenda busaza, butangira gutekereza ibintu bisubira bicurikiranye, bubicurika. Gusaza ntabwo ari ikintu. Umubiri rero uragushuka ukabyimba, ariko iyo umaze gusaza nibwo utangira kubona umubiri ko nta kigenda. Aha rero ibyiciro bitatu by'abakozi b'Imana cyangwa se abantu bakorera Imana, twese turi abakozi b'Imana. Uretse ko ngiye njya ntera urwenya Imana nkayibwira ngo ngiye mba numva icyo kuba umukozi nyine bitewe n'ijambo nasomye, ngo umukozi ngo ntamenye ibyo shebuja apanga, mba numva ngiye kuba umukozi w'Imana bitaryoshye, ahubwo mba numva nshaka kwibera inkoramutima y'Imana. Ubwo mubyumve nyine kuba inkoramutima nyine, ni ukuba umwizerwa, nayo ibintu byo kwitwa umukozi, wapi umukozi ari amabanga atamenya. Ubwo rero ngewe umuntu anyise umukozi w'Imana nyine ndabyikiriza, ariko ubundi nikundira kuba inkoramutima, niryo sengesho ryanjye. Nigeze nsenga Imana ndabibwira ngo I want to be attached, ndashaka kuba atashe kuri wowe, ndashaka kuba attached. Umuntu uri attached kuri wowe umeze nka bodyguard, aba kuri iruhande igihe cyose. So icyo rero icyo dusenga nicyo tubona, ariko abakozi b'Imana ubwo nyine niko twitwa, ntabwo tubihakana, ariko ntabwo ari byo ngewe nshaka. Hanyuma abakuru n'abato mu mwuka rero, mu mwuka w'imbaraga z'Imana n'ubudahangarwa bwayo, hamwe n'inturumbutsi. Iyi message nayihawe tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu ejo bundi muri 2026. Hari amagambo nahawe, ijambo inturumbutsi ntabwo ari njye urivuga, si iryanjye, ntabwo ntukana, ni umwuka w'Imana warimpaye, tubyumvikaneho, ndabivuga mbihamya nabisubiramo, ni umwuka w'Imana wabimpaye, ntabwo ngiye ntukana. Ariko unganirije nge mbabwira icyo banganirije. Abakuru n'abato, umwuka w'imbaraga z'Imana n'ubudahangarwa bwayo, hanyuma n'inturumbutsi mu by'Imana. Inturumbutsi ni bande? Abakuru mu mwuka ni bande? Abatoya mu mwuka ni bande? Ayo magambo muyumve, hari abakuru mu mwuka, hari abatoya mu buryo bw'umwuka. Mu kanya twari turi kuvuga baramishwa amata, hakaba n'inturumbutsi. Inturumbutsi rero ubwo nabyo muraza kubyumva. Aho bipfira
aho bipfira. Ngo ibaze umuntu wisanze ari mu rugo rutegura ubukwe, ukabona yakataje ari gukora imirimo itandukanye y'ubushake, ariko ntazi gahunda ya nyiri rugo, ntazi gahunda zijya mbere. Ibi bintu niyerekwa nagize ndyamye ngiye kumva mera nk'umuntu ureba filime, ndeba umuntu rwose murebe ubukwe bwo mu cyaro bazamuye igisharagati, mu giturage rwose bazamuye igisharagati, amashitingi nyine, hanyuma bakayubakira. Muri urwo rugo rero nagiye kubona mbona hari umugabo, nabibonye mu ishusho y'umugabo, ashobora no kuba ari n'umugore, ariko n'ishusho y'umugabo nabonye, ntago nenda kubeshya. Umugabo rero arangije mbona mu kanya mbona ari guharura, mu wundi mwanya mbona ari gutonora ibitoki n'ibirayi, mu wundi mwanya mbona ari gucana mu ziko, mu wundi mwanya mbona umugabo ari guharura ku irembo, mu wundi mwanya mbona agiye gufasha abantu bari kubaka igisharagati. Ndangije ngiye kubona mbona nyiri rugo cyangwa se uwashyingije, niba ari mu bukwe, niba ari papa w'umusore cyangwa se w'umukobwa muri gahunda yo gusaba no gukwa, ngiye kubona mbona araje atangiye kwitotombera uriya mugabo wari waje ari kwiha akazi. Arangije aramubwira ngo none se ngo ninde wakubwiye ngo gukora ibi ngibi? Ninde wakubwiye gukora ibi ngibi? Waharuye hari ahantu waharuye, ntabwo twashaka ko waharura, ntabwo twabishakaga, twashaka ko haguma gutyo mu busitani, ahubwo uteje umwanda wowe. None ngiye kubona mbona aramubwiye ati kandi mu gikoni ntabwo twagushakaga, ntukajye wipasa imirimo, wowe ibintu byo mu gikoni ntabwo ari ibyawe. Ninde muntu wakugejeje mu gikoni? Abantu bashobora kumva ari wowe wageze mu gikoni watetse ntibabirye, kubera iki? Ahari izina ukuntu bakuzi, bakikanga ko babihumanyije kubera ko batagufitiye icyizere. Witumirije, ntabwo umwanya urimo ntabwo ari uwawe. Mu wundi mwanya nyiri kurangarira umuntu, nagiye kubona mbona haje undi mugabo aramwongorera nk'uko Paul yanyongorera, akabanza akambaza ngo none se ngo tubigenze gute, ngo none ngenda akora iki muri uru rugo? Murabizi abantu bategura ubukwe barimo turimo twinshi, nibyo byagereranywaga n'umurimo w'iki? N'umurimo w'Imana. Umurima w'Imana, cyangwa iyo tuvuze umurima, ni umurima nyine wo guhingamo, ni uguteramo imbuto, ni uguteramo ifumbire. Hari imbuto zikenera kuvomererwa kugira ngo ibintu bigende neza. Mu murima w'Imana harimo akazi kenshi. Uyu mugabo rero mu rugo rutegura ubukwe haba harimo akazi kenshi. Uyu mugabo ngewe nabanje kumuburanira, numva ko yarenganye. Numva abantu bari bose nyiri rugo ari kumuteza ingaro, wa mugani w'aba bajene, ari kumubaza impamvu uyu muntu ibintu arimo arakora ari ndo wabimubwiye. Yipanze imirimo, ngo yipanze akazi. Urakoze Paul ukanyibutsa, hari utuntu njya nkunda kuvuga, hari utuntu tuba tugezweho turyoshye nyine, nubwo byose biba bitari byiza, ariko ngo kwipanga akazi, umuntu ngo yipanze akazi. Ariko muzi ko umusirikare niba bamufungira he ngo yipanze akazi? Ubwo umuntu yipanze akazi ate? Uwo muntu yitwa ikigomeke. Rero ubwo rero babisinurumbutse. Uyu mutipe rero nagiye kubona mbona nyiri rugo amuciye amazi, cyangwa se aramusuzuguye muri za mvugo z'abajene. Hase wowe ninde waguha akazi hano? Undi none araje ararongorera, bamaze kumungorera baramubwira ngo wegende udufashe igisharagati tugikurikirane urebe ko kirangiza neza, bacyubake nyine ku buryo imvura iramusiguye itanyagira abasango n'abashyitsi nyine. Mbona umugabo agiye mu gisharagati, mbona aragikurikira, nubwo ari nawe wacyubakaga, we yaragiye gusupervisa no kureba uko bacyubaka. Niko kazi bamuhaye mu rugo gusa. Ngiye kubona mbona nyiri rugo agize atya, arimo aravuga ati vraiment, arimo aravuga ati ubundi umugabo ni nkawe, imirimo washinzwe wayikoze neza. Muri ndondoro umenye rero, hari aho bigera abantu bakibaza, iyo ugiye muri ndondoro umenya byinshi. Niyo no kugaba barakugaya ukamenya ko bakugaye, hanyuma ukabikosora. Uyu mutipe rero wipanze akazi nuko byagenze. Niwe rero umuntu tugiye kwita inturumbutsi, ntabwo ninjye bamwise gutyo. N'abantu bipanga akazi, baje mu rugo rwa bose, barangije bipanga akazi, babikora uko babishaka. Aha rero
niho rero nababwiye ngo se umukozi ukora tomboza, ndi gusoma ibyo bambwiye, umukozi ukora tomboza atazi inshingano ze, atazi icyiciro, atazi umwanya yashyizwemo cyangwa se pozisiyo ye, ese yagira icyizere cyo gushimwa ku rwego rungana iki, ku kigero kingana iki? Uje mu rugo wipanze akazi, ese wabwirwa n'iki ko ibyo uri gukora bishimwa n'Imana? Ababasha rero umwuka w'Imana agiye kumbwira rero ba bantu batatu, cya cyiciro cy'aba bantu batatu mu byiciro bitatu, arambwira ati rero hari icyiciro cy'abantu babasha kuguruka. Hari terme yakoresheje yitwa kuguruka. Kuguruka ni ukujya mu mwuka, kuguruka ni gukora ibintu bihambaye. Ngo hari ababasha kuguruka byoroshye. Umwuka w'Imana arambwira ngo ni kubw'ubuntu, imbabazi n'icyizere. Hari ikiganiro twakoze ejo turimo turavuga ku bintu byitwa ngo gutoranywa, ngo kurusha, ngo ni iby'agaciro cyane kurenza guhabwa isezerano. Narimo ndi kubwira abajene bari bandi ruhande, ndi kubabwira nti rero uri umukobwa ukabona umuhungu we yaragutoranyije, kandi yaragutoranyije waramushakaga, ukabona ni nawe yaguhaye iki? Isezerano. Arakubwira ngo ngiye nzagutwara. Undi nawe arakubwira ati ngiye rwose naragutoranyije. Ese ikiremereye ni iki? Uwagutoranyije niwe utanga icyizere kurenza uduha iki se? Isezerano. Kuko uwatoranyijwe n'ubundi ahabwa iki? Ahabwa isezerano. Ariko wari uhabwa isezerano ataratoranyijwe bishobora kudasohora. Aha hantu nimugerageza kubyumva neza, muraza kumva itandukaniro ry'isezerano no gutoranywa. Aha ngaha rero hari abantu babasha kuguruka byoroshye ngo kubera ubuntu n'imbabazi n'icyizere. Hari abantu bagira icyizere n'Imana. Nibuke neza Paul hari hano twababwiye kuri dosiye abantu ngo dosiye zabo zibikwa hafi aho ngaho muri desktop. Cameraman, dosiye yawe ibitswe muri desktop. Ese yabiteretswe ku meza aho ngaho mu biro bya meya, mu biro bya perezida, mu biro bya umuyobozi ukomeye, ministre? Ese dosiye yawe iri muri dosiye zikurikiranirwa hafi? Aho ubu rero bavuga ngo ibisubizo byanjye biratinda. Iyo ibisubizo byawe bitinda rero dosiye yawe ndagushimiye kandi Imana iguha umugisha kubw'icyo gitekerezo. Ni ukuvuga ngo ibisubizo byanjye ngo biratinda, niba bitinda rero dosiye yawe iri hirya hariya muri dosiye rusange. Ariko hari uburyo wabikora, ku buryo hari uburyo wakwegera Imana kurushaho, ku buryo dosiye yawe yakubikwa hariya muri desktop. Rero kano kantu kanteye amakenga cyane. Nimusoma muri Matayo 11 umurongo wa 28 kugera 30, ni isomo rwose twize tukiri abana twaborotse mu mutwe. Mwese abarushye n'abaremerewe, Matayo 11 umurongo wa 28 kugera 30, twabivuze tubiboroka nk'abana. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. 29 mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza nkaba noroheje mu mutima, we ni Yesu Kristo. Noneho 30 rero niho ruzingiye ngo kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye, my friend. Amen. Umutwaro wanjye nturemereye. Aka kajambo ngo kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Aha ni abantu bakuru ngo mu mwuka, ngo kubw'ubuntu n'icyizere twakoze ibintu bihambaye birenze imitekerereze y'abantu. Paul bya bigabo 40 bya bidayimoni nakubwiye ko byabanje kunsuzugura binyita umunyabyaha, ariko bamaze kumbwira, maze kwibuka neza Imana y'urukundo yabanye nanjye ahashize, nari ndi kwifora, nari ndi kongererwa imbaraga rero, nari ndi kubyimba. Uko nibukaga Imana yangiriye neza, nyibuka, uko niko narushaho kugenda mbyimba. Uko ndi kubyimba ni nako uzagura umuntu watewe ubwoba, wagize ubwoba bwinshi, agenda ananuka mu buryo bw'umwuka. Umuntu wabuze icyizere agenda ananuka mu buryo bw'umwuka, babyita kwikanga baringa. Akaraba nge bambwiye ko ngiye bidashoboka, bambwiye ko ngiye ntazi gusenga ibiki n'ibiki. Icyo gihe bigenda bikunanura. Rero ngenda mbyibishwa nande ngo tubishwaho no kwizera, niko kutubyibushya. Uko rero umwuka w'Imana ugenda wibuka Imana ko yahabaye ibintu bye ko yabigenzemo neza, niko ugenda urushaho kubyibuha. None wajya kubona ukabona na bya bintu nabyo wabishwanyaguje. Bya bidayimoni rero yamvugo
Imana ibaho umugisha. Paul yamvugo yo gushwanyaguza mwampaye no gushwanyaguza nyine ibibazo. Ibyo bidayimoni nabishwanyaguje ndakubitangira gutya ndajugunya ndangije mbone ninjye bikoze ba ndangije ntabwo yari njye bikoze ahubwo nuko Imana muri ngewe yari imaze network zari zimaze kuba full. Akanwa kose network nari nabaye full connected, nabaye full charged, namaze kuba connected neza ndangije izo ngegera ndabishwanyaguza. Aha hantu rero Paul barambwira ngo rero nibo bantu mwumva ngo babasha kuguruka ngo kandi badakoresheje imbaraga nyinshi, kuko kumpera kutaruje n'umutwaro wanjye utaremera. Ari abantu Paul gukorera Imana biborohera cyane bitewe n'urwego bagezemo. Umwuka w'Imana yambwiye ngo n'abantu bakuru mu buryo bw'umwuka. Abantu njya mbora aba bishop njya mbona bamaze kumenyana n'Imana Paul wagukoraho gutya gusaka atanagukozeho akanakubwira ati umwuka w'Imana arambwiye ngo byakemutse, uburwayi wari ufite burakize tayari, akakubwira ubwari bwo kubwira ati taha amahoro byarangiye atanagukozeho. Abantu bitwa abantu bakuru mu mwuka, ntabwo bagombera kuza ngo banze bikanire ngo banze ngo baba bari tayari. Iyo umwuka w'Imana amaze kumanukiramo aramubwira ngo bwira abarwayi ko bakize mu izina rya Yesu. Mukagira ngo ni blague mukumva mwanakize, wakumva waje igituma kibihaguza wumva mu nda ibintu byakoroganye ugahita wumva ukumva ibintu biratogota mu nda birabuze. Aba ni abantu bakuru mu by'umwuka, ngo ni abantu babasha kuguruka mu buryo bworoshye. Kuguruka hano ni mu buryo bw'umwuka. Kuguruka hano bisobanura gukora ibintu bihambaye. Noneho umwuka w'Imana arambwira ngo hari abandi bantu babasha kuguruka ariko bakaguruka bamaze gutagangara. Hari ababasha kuguruka ariko batagangaye kubwo guhembera iki imbaraga no kwinginga Imana. Aha niho mva bakubwira rero ngo genda wiriza ubusa, genda usenge Imana, genda utange icyifuzo cyawe gisengere, genda rwose ngo nukwisiga ivu, genda rwose bene ibyo ngibyo bivanwaho no kwiriza ubusa, bene ibyo ngibyo bivanwaho no kongerera imbaraga z'amasengesho, bene ibyo bikemurwa no gutakambira no kongera imbaraga mu gutakambira iki mu gutakambira Imana. Nibwo hari abantu bagira amahirwe yo gusubizwa, ntuzabishinge basubizwa rwose bagasubiza bagakemura ibibazo batagombye gukoresha imbaraga nyinshi. Abo nibo babwiye rero ngo when you are connected, iyo amaze kuba connected ku muremyi, ku muntu ufite ubushobozi buhambaye, ibintu byose biroroha. Ariko iyo utaraba connected neza urabiforsa, urabihatiriza. Tubyita guhembera iki imbaraga. Hari abanyamwuka rero bahembera ukumva batangiye kuvuga mu ndimi ariko babihembereye, ukumva batangiye guhanura ariko babihembereye, nabyo tubivugeho. Ugasanga rero batangiye gutanga ibisubizo, amasezerano ukabona amasezerano ntabwo asohoye kubera ko ntabwo bari well connected, ntabwo bari well connected. Icyo gihe rero aha hantu muhumve ngo hari ababasha rero kuguruka ariko batagangaye. Noneho haje rero icyiciro cy'abantu bita inturumbutsi. Nakubwiye ngo abangaba n'abakozi b'Imana. Wabyumvise? Ntabwo ari abantu basanzwe, n'abakozi b'Imana. Hari abakora byo bikaborohera, hari abandi bakora bamaze kuvunika cyane. Abo ngabo nibo twita ngo n'abana, ngo nababasha kuguruka ariko mu buryo batagangaye. Aba n'abana mu mwuka. Noneho ngo hari icyo bita ngo kuzambya umurimo, ngo kubwo kwitumiriza mu rugo rw'umubumbyi, mu rugo rw'umwami, ngo abantu ngo kuba inkongobotsi. Inkongobotsi urabyumva? Ni nk'igihubutsi. Ni nk'igihubutsi, ni umuntu uza umwuka w'Imana arambwira ngo mu rugo atatumiwemo akanipanga akazi. Noneho ngo abantu ngo icyo bakora ngo barakorakora ngo kugeza ubwo ngo bageze n'ibintu Imana yateretse mu mwanya wabyo bakabihungabanya. Gukora uturimo twinshi tudashimwa kubera kuba nyiri rugo, kubera kuba mu rugo rw'umwami ariko utazi gahunda ya nyiri rugo. Urumva ko dukwiye amasengesho menshi. Kuba mu rugo rw'umwami ariko utazi gahunda ya nyiri rugo. Kuba mu murimo w'Imana ukaba umudiyakoni
ukaba umunyamasengesho ariko utazi gahunda yande ya nyirirugo y'umugabo w'ikirenga, ni umusirikare urimo urarwana ariko atazi ikipe arwana nayo. Abangaba nibo mujya kumva ngo ni ikintu cyitwa ubuhanuzi bw'ibinyoma, ukabona umuntu arahanuye ibintu bitazasohora. Abo bantu rwose Imana yaravuze ngo iracyabihanganiye, ariko rwose irategereje ko muhindura. Niba mu ruziga hari icyo tuzabafasha, namwe nimuze dufatanye amasengesho, tujye mu murongo mwiza wo muri ndondoro umenye, twumve Imana icyo tubwira, tujye mu murongo mwiza idushakamo. Aha hantu rero niho nenda gusoreza. Hari indirimbo ya James na Daniela ivuga ngo nkoresha icyo wampamagariye. Sinshaka kuba njyewe nifuza kuba, mwami nkoresha icyo wampamagariye. Hakaba handi ngo mwami mpindura uwo wampamagariye, gukora umurimo utari uwanjye nabyo nugutsindwa hoya, ndabyanze nkoresha icyo wampamagariye. Yaratakambye aravuga ngo dore ndi imbere yawe mwami, unkoreshe icyo ushaka, icyo wangambiriyeho mbere yuko ntarabaho. Mwami nkoresha mwami, nkoresha icyo wampamagariye. Mwami mpindura uwo wampamagariye. Haleluya. Aha hantu rero nicyo kintu nagira ngo dusorezeho, twumvikane. Aba bantu bari mu murimo w'Imana ariko bari kuvangavanga ibintu, ukabona umuntu umwanya wo guhumbya araje ngo Imana yanyeretse ibintu ngo yagize gute na gute. Umuntu akagusengera akaguha amasezerano, ugategereza ko amasezerano azasora. Niba nubonye n'ibicezi byayo, ibicezi ni kwa kundi umuntu abona akabona nibura n'imvura igiye kugwa, hari ibimenyetso bikoreka ko imvura igiye kugwa. Ariko niba umuntu akakuha amasezerano habe n'ibicezi, ukibaza ese umuntu ni umuntu w'Imana koko? Yego, nawe ni umuntu w'Imana, ari mu kazi, ariko uwo nguwo kubera ko nyine atwarira ibintu hejuru cyane n'inturumbutsi. Ni umunyamwuka arasenga, ariko ibintu avuga arabyihimbira, arabyitekereza. Hari ikiganiro ndibuze kuza kukibabwiramo neza uko umwuka w'Imana yabimbwiye, ambwira uburyo umuntu ajya arota ibintu, akarota ibintu ibyo yiriwemo, agatekereza ibintu yitekerereje, yarangiza akabyita ubuhanuzi, kandi ari ibintu yihimbiye nyine bimubamo. Aka kandi kavuga ngo l'habitude crée le comportement, ni mu buryo bwiza no mu buryo bubi. Iyo wimenyereje ikintu ngo umutinda leta ibyo akunda, nawe rero ibyo bintu wimenyereje igihe kiragera none ukajya ubirota kandi atari Imana yabiguhaye. Abo bantu rero bitwa inturumbutsi. Imana ibaho umugisha. Turabashimiye rero, turabararikira ikindi kiganiro gikurikiraho. Aha ngaha turaza kuvuga ngo uwo mubana umwiringira, umwitande, umwiringira gute. Rero naho ndabararikiye, mu kanya ndaje tuganire. Ntimwibagirwe yo gukanda kuri subscribe. Nitwa Theoneste Bigirimana rwose. Turabakunda cyane, mukomeze muze muri benshi. Subscribe, mukore share, abantu mubibagezeho byoroshye, mukande kuri like, mukore comment, hanyuma ibintu tubijyanemo neza, kandi Imana ikomeze iduhana umugisha mu ruziga rw'uburinzi. Amen.